nongera kubifuriza kugubwa neza no kugwiza umugisha nka Iradukunda Ntwari Herve hano kuri YouTube channel yanjye mugwiza umugisha koko. Nyangufi n'abakuru be niyo dukomeje gusoma umwe mu mwandiko uherereye mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Mu gice cya mbere dutangira umwanditsi atubwira ngo ni umuryango ufite abana 7 kandi ukennye, isi afite akazi ko kwasi akiyemeza kujya kubajugunya. Mu gice cya kabiri Nyangufi bamara kubajugunya akabatahana akoresheje utubuye yari yatoye. Nyangufi yamaze kubatahana agerayo agasanga ababyeyi nabo umugore ari kwicuza ati kuki twataye abana bacu, kuki twabasize mu ishyamba, anabishinja umugabo arenzaho no kumwita inyamaswa. Ubwo yabivugiraga ko ari umukire wari bari mu mwenda munini, icyo gihe akaba yari yabishyuye babonye ibyo kurya. Ariko birangira umwanditsi asoza igice cya kabiri atubwira ngo ibyo byishimo ntibyateye kabiri kuko amafaranga yaje gushira n'ibyo biryo bishize, ise ngo yongera kwiyemeza kubajugunya. Reka twumve igice cya gatatu, ese bimeze bite? Nyangufi ubushize yamutsinze icy'umutwe arabagarura akoresheje utubuye. Mu gice cya gatatu araza kubigenza gute ko umugambi ari ukubajugunya? Reka twumve uko byaje kugenda. Ababyeyi bakomeje kwibaza ukuntu bazagenza abo bana birabashobera. Bukeye bongera kwigira inama kongera kubata mu ishyamba, ariko noneho mu ishyamba ry'ingati. Iyo nama bayijyaga bibwira ko ntawabumva, nyamara Nyangufi byose yarabyumvaga. Amaze kumva ubwo bugambanyi aribwira ati Imana yanyijije urwa mbere izankiza n'urwa kabiri. Araryama ataryamye mu museso wa kare, azinduka agira ngo ajye gushaka twatubuye. Ageze ku rugi asanga ruradadiye, abura uko abigenza arahindukira. Ntibyatinda umugabo abyutsa umugore we n'abana ati mubyuke tujye gushaka inkwi. Asa n'uwihanangiriza abana ati muramenye ntimwongere kwigira indangare nk'ubushize. Abana barabyuka barihumura, barangije nyina baha agatsima ko kwica isari. Nyangufi ake ntiyakarya ahubwo aratekereza ati ubwo mbuze twatubuye uwakoresha uyu mutsima nkagenda nkumanyurira mu nzira data ari butunyuzemo byazatuma dushobora kugaruka. Nuko awushyira mu gafuka ke maze arinumira. Ubwo ababyeyi nabo baba bamaze kwitegura bashyira nzira baragenda, ariko noneho banyura indi nzira. Bakigera mu ishyamba Nyangufi afata umutsima we atangira kugenda awumanyurira mu nzira se abanyujijemo, barinda barigera rwagati hahandi se yashakaga kongera kubasiga. Bamaze kurigeramo ababyeyi baza kurabukwa akarari k'ahantu h'icokori. Sinzi uko bongeye kureba ku bana ku jisho maze bicoka muri ka karari bisubirira imuhira. Abana basigara muri rya shyamba. Abana babuze ababyeyi babo bagira ubwoba cyane kubera ko bari basigaye bonyine muri iryo shyamba. Nyangufi we ariko ntibyamukura umutima kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira. Nuko abwira abakuru bati nimuhumure munkurikire gusa ndabereka inzira igera imuhira. Abajya imbere yizeye kuyoborwa na wa mutsima yagiye anaga, ariko ntakamenye ko inyoni zawiririye. Amara umwanya ashaka aho yagiye awunaga arahabura, nawe atangira kugira ubwoba ariko abihisha abakuru be. Bazerera iryo shyamba ryose uko bagenda bakarushaho kuyoba no kuryinjiramo. Igicuku kimaze kuniha bahaza umuyaga batigeze bumva aho bavukiye. Noneho kubera umwijima barushaho gukuka umutima. Inyamaswa zabikangaga zikagenda zinyuranamo nabo hirya no hino. Bakumva inkubi y'umuyaga bakagira ngo ni impyisi zihuma zije kubarya. Ubwoba burabica, noneho ntibaba bagitinyuka kuvugana. Ntibyatinda imvura iragwa, imbeho irabica, intoki zihinduka ibinya, inkuba zirakubita, abana bagwa igihumure. Batambuka bakagwirirana mu byondo, bajya kubona bakabona bagarutse aho bavuye. Mbega kaga! Nuko Nyangufi aribaza asanga bakora ubusa, niko kurira igiti agira ngo arebe ko hari icyo yarabukwa imusozi. Ageze mu bushorishori bwacyo areba hirya no hino, maze arabukura umuriro unyenyeretse hakurya y'iryo shyamba. Ahera karamanuka ageze hasi, rwa rumuri ntiyongera kurubona. Biramubabaza cyane, yumva bimuciye intege. Umuhungu muzima ajya imbere bapfa kugenda. Hashize umwanya babona basohotse mu ishyamba hafi ya rwa rumuri. Nuko bakomeza kuyobagurika barugana kugeza igihe bagereye ku nzu rwarimo. Iyo nzu ikaba niy'igisimba cyitwa Nyamuryabana, ariko umugore wacyo akaba umuntu. Mwakoze kunkurikira, icyo cyari igice cya gatatu. Mbategurira kumva igice cya kane nacyo kiri bugufi nk'uko iki cya gatatu kidatinze. Mbabwira nimukore subscribe kitazabacika. Ciao yari Iradukunda Ntwari Herve. Kora subscribe kuri YouTube channel yanjye hano ugumye ubone n'izindi story. Cacana ari hafi, Ngunda ari hafi, Ubushwiriri buri hafi, n'iyindi migani yagiye idushimisha twasomerwaga cyangwa se
twagiye twumva.